Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agomeze akugereho umunsi ku munsi. Twavuga ko rero ibintu byaba bikomeje kugenda biba bibi, dore ko ubwoba ari bwinshi ku baturage batuye mu karere ka Kayonza, cyane cyane dore ko n'abahakomoka batangiye kwinuba. Ibi bikaba bije nyuma y'aho hari kugaragara impfu nyinshi zigiye zitandukanye. Impfu zimaze kuba nyinshi rero hano mu karere ka Kayonza, dore ko abantu benshi bariho bagenda bibaza ku byabaye muri kano karere, dore ko kari kubonekamo ubwicanyi bw'indengakamere mw'ino minsi itambutse. Wowe icyo tugusaba ni ukukomeza ukabana natwe hano ku ishakiro ry'amakuru Hot News, tunakwibutsa wowe gukanda subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho umunsi ku munsi. Umukinnyi wa filimi ukomeye hano mu Rwanda yaba afite ubwoba bw'umuryango wiwe n'inshuti ziwe zituye mu karere ka Kayonza, dore ko afite ubwoba bitewe n'ibimaze iminsi biri kuhabera. Uwo nta wundi rero akaba ari umukinnyi wamenyekanye hano muri filimi izwi cyane y'uruhererekane nka City Media. Umukinnyi wa filimi Bazongere Rosine wo ku wa kane tariki ya 15 Kamena 2023 yashyize hanze ku rukuta rwe rwa Instagram amashusho y'iminota 9 n'amasegonda 48 avugamo ko afite impungenge ku mutekano we n'abantu be, kuko ngo mu gace avukamo mu karere ka Kayonza ahitwa Irukara abantu basigaye bapfa ijoro n'amanywa mu buryo budasobanutse. Ibi rero tukaba twavuga ko ari ibintu bikomeye cyane, dore ko kuba umuturage nk'uyu nguyu, dore ko icyo twabibutsa ko uno mukinnyi wagiye ashyira hanze aya mashusho atanavuka mu karere, atanakiba mu karere ka Kayonza, ariko akaba ari havuka, dore ko avuga ko n'inshuti ziwe na famiye ariho hantu baba. Ni amashusho uyu mukinnyi agaragaza afite ikiniga ku buryo hamwe na hamwe avuga akananirwa kwikomeza akarira, bigaragara ko yari aremerewe n'ibyo yavugaga. Uyu yakomeje agira ati uyu mwaka hari abonzi, hari n'inshuti, abaturanyi, abonzi n'abo hafi mu murenge w'iwacu. Ni amagambo yavugaga mu kumvikanisha ko umunsi ku wundi yumva amakuru y'impfu zitandukanye ziri kuvuga aho avuka hano mu karere ka Kayonza. Usibye nawe, dore ko n'abandi bose babyifuza bagenda babitekerezaho, dore ko ibi bije nyuma y'aho umugabo ku munsi w'ejo bundi yaje gutema umuryango wiwe wose, akaba atari yafatwa, akaba agishakishwa. Yakomeje kandi agira ati uko ngewe ntabwo mpatuye, ntuye i Kigali. Bambwira umuntu wapfuye namwereka, bambwira uburyo abantu bapfamo, mumbwire niba bisanzwe, niba utagira ubwoba bw'ubuzima bwawe cyangwa se ubw'abantu bawe cyangwa ubw'abaturanyi. Atanga ingero z'abantu barimo umumotari biganye witwaga Kwizera wishwe aciwe umutwe. Uyu mumotari rero akaba yarishwe mu minsi yagiye itambuka, dore ko we avuga ko yari inshuti yiwe, bakaba baraniganye cyane amuzi, dore ko uyu mumotari nawe yaje kujya hanze amakuru y'uko nawe yaje kwicwa ateraguwe ibyuma ndetse akanacibwa n'umutwe. Yakomeje kandi avuga ati sinakurikiranye abamwishe, bashobora kuba barafashwe cyangwa se barafunzwe, uretse ko njya numva ngo hari n'abafunguwe. Muri ayo mashusho akomeza avuga n'abandi bantu bapfuye, akagera no ku mubyeyi we ngo uherutse gukomangirwa mu masaha y'ijoro n'abantu atazi, akanga gusohoka ku buryo bazongereye akeka ko ari abari bagiye kwica umuryango we. Ni inkuru yakangaranyije abantu benshi cyane,
ko iyo bigeze ku ngingo y'uko umuntu runaka ashobora kubura ubuzima birushaho gutera ubwoba abantu mu bice bigiye bitandukanye byaba ari iby'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mu icukumbura ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yakoze nyuma yo kubaza inzego zitandukanye zishinzwe umutekano, bigaragaza ko amwe mu mazina Bazongeye yavuze impfu zabo zitandukanye n'uko yabisobanuye. Nka Kwizera Wellars wakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto, Bazongere avuga ko yishwe aciwe umutwe ku buryo budasobanutse. Igihe yamenye ko Kwizera yishwe ku itariki 27 Gicurasi 2021 n'abantu bamuzizaga ko yari yaretse gukora fraude kuko ngo hari abo bafatanyaga mu gutwara magendu, ariko we akaza kugira ubwoba akabireka, rero bagahitamo kumwica. Amakuru yizewe avuga ko abamwishe bafashwe ndetse ubu bari muri gereza kuko banakatiwe ibihano bitandukanye, barimo uwitwa Nshimiyimana Ildefonse uzwi nka Gasongo wakatiwe imyaka 20 y'igifungo. Harimo kandi Ntahwari Marcel wakatiwe imyaka 10 y'igifungo na Sabimana Innocent wakatiwe imyaka 20 na Nshimiyimana Emmanuel wakatiwe imyaka 20 y'igifungo. Aba bose uko ari 4 bafungiye muri gereza ya Rwamagana, dore ko ariho hafi yaho. Undi Bazongere avuga ko ni umugabo witwa Karenzi Jean Pierre wari uzwi ku izina rya Gasisi, avuga ko yishwe n'abantu bamukubise paka apfuye. Ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yamenye ko kuri 12 Gashyantare 2023 aribwo uyu mugabo yapfuye azize inkoni yakubiswe n'uwari inshuti ye, nyuma y'uko bagiranye amakimbirane atewe n'ubusinzi cyane kuko basangiraga inzoga mu kabari. Uwo basangiraga yitwa Uwihanganye Benjamin ndetse bari basanzwe ari inshuti. Bivugwa ko inzego z'umutekano zikiri mu kumushakisha kuko yatorotse, ariko kuko ubu dosiye ye iri mu bushinjacyaha ndetse akaba agishakishwa. Bazongere avuga ko kandi ko hari undi musore uherutse gupfa yishwe n'umukunzi we. Uwo mukobwa wishe umusore ngo yaramubaze amukuramo impyiko n'umutima. Uwapfuye igihe yamenye ko yitwa Jean Bosco Sanzimana yishwe tariki ya 24 Gicurasi 2023. Amakuru avuga ko Sanzimana yishwe n'umukobwa wakoraga akazi ko kwicuruza bitewe no kutumvikana, aho ngo umusore yanze kumwishyura ibihumbi 5 by'amafaranga bari bumvikanye. Aba bantu 3 bagize uruhare muri ubwo bwicanyi bari gukurikiranwa kuko iki kirego kiri mu nkiko. Hari undi mubyeyi Bazongere avuga ko yishwe ubwo abantu bamuhamagaraga ngo ngwino tukubwire. Bazongere avuga ko yari arwaje umwana we mu bitaro ndetse ko nyuma umurambo we wabonetse mu cyuzi cya Rwabigabiro. Amakuru agera ku Gihe avuga ko uyu mubyeyi yapfuye yiyahuye nk'uko byagaragaye n'ibizamini byo kwa muganga. Hakekwa ko mu mpamvu zatumye yiyahura amakimbirane akabije yakundaga kugirana n'umugabo we aba ariyo yaba yaratumye yiyahura. Abazi iby'uyu muryango bavuga ko ibibazo byatangiye kuzamo ubwo umugabo yafungurwaga akava muri gereza ya Ntsinda, yagera mu rugo agasanga umugore we yabyaranye undi umwana wundi kandi atwite indi nda itari yiwe.
urupfu rw'uyu mubyeyi rwabaye ku wa mbere Gicurasi 2023. Abo bantu bane nibo Bazongere yavuze mbere y'uko yinjira mu bibazo by'umuryango we, by'umwihariko ku mubyeyi we. Bazongere yavuze ko nyina yamuhamagaye saa 8 z'ijoro amubwira ko abantu bari kumukomangira ku rugi ati niba wumva ikintu cy'ubusazi kidasobanutse ni ukuba wabyuka ukumva ngo mama wawe bamusanze mu nzu baramwica. Yibaza niba ibyo bikorwa ari ubujura cyangwa se ari ubundi bugizi bwa nabi buri gukorwa. Amakuru igihe yamenye ni uko mu iperereza ryakozwe kuri iki kibazo cy'abakomangiye umubyeyi wa Bazongere, hagaragaye ko hari umusore uzwi nka Olivier uwo munsi waraye ijoro ajya gutereta umukozi w'umubyeyi wa Bazongere. Uwo musore n'umukozi ngo basanganywe ubushuti ndetse ngo mu ijoro yagiye muri urwo rugo amuhamagara mu mazina ye. Muri ayo masaha bivugwa ko umubyeyi wa Bazongere atari yagasinziriye ndetse ko muri ako gukomanga kugira ngo umukozi amukingurire nk'uko yari asanzwe abigenza, nibwo uwo mubyeyi yumvise asaba umukozi kudakingura. Amakuru ahamya ko uyu mukozi yemera ko uwo musore yakundaga kujya kumureba mu ijoro. Hari undi muntu Bazongere avuga ko warokotse urupfu ubwo abantu batazwi bamutegaga bakamukaraga ijosi, ubu akaba ari kwa muganga. Ikinyamakuru Igihe yamenye ko uwo muntu yitwa Niyonsaba Vestine ndetse ko yakorewe urugomo n'umuturanyi we rushingiye ku businzi kuko bombi icyo gihe bari banyoye ibisindisha. Niyonsaba yatanze ikirego kuri sitasiyo ya RIB ya Rukara. Nyuma y'ubutumwa bwa Bazongere, hari bamwe bahise bagaragaza ko igikuba cyacitse mu Rwanda. Gusa muri iki gihe cy'imbuga nkoranyambaga ni mu kwirinda kuyobya abantu, ufite impungenge aba akwiriye kugana inzego z'umutekano nka polisi cyangwa se RIB kugira ngo zimufashe.